Subundi gasiki uno muntu murafiki. Bwinjiro nta kindi kintu turi gupfa. Umusore wagiye amukunze none ari kutwiryaho sha. Ariko bijyaho. Ariko mukobwa mwiza washyize hasi agapira kemera umusore wanjye ko. Biza gusasa wavuze ko ari icyombo cyo muri umutima wawe. Ciceka wakana we ninde utayakunda se. Nari Bongera uragiye uziko wajya ngaza kurigasa mu kirenge. Agenda se ntabwo nasize nkutekeye amaze iki ngomba kwita ngenda nyine ugenda tuzubanza wumva ibyo mama yambwiye we yavuze ngo birabyajya mu muna asanga wabifuza kandi yoheje n'iki cyo gazi gusa ngo bwangoye nizo cakwaza wazikase ako se warasaze nijye wabonye icyuma gikatisha ubwanga n'incakwa ise ni pongezi umva warakara utarakara wazo gushuta azotse ibyo nibikure gusa agomba azasanga ntabyo gifite Kasiki mushaka nungirira ibanga umva ngiye kubijyana muri salo bidefirize uzana byifuza utanabibonye kagira inkuru rero ngo bwango se niwo defiriza nizo cakwaza bazazidefiriza Awani cyane yongana cyane cyane nk'umuntu w'umugabo. Kiriya cyaraberetse kukingira uzi ukuntu kibirimo neza. Ko kibirimo neza kumeze musanzwe muziranye. Ariko ngewe mborote wo kumenyana gusa ntabwo tumeze nk'abantu bariranye. Okay, noneho tucyomeke nanjye nivuga ukuntu abantu b'abasore mutereka twagiye. Karamfure kuna chukura so ambye kumuziranye ariko bo wacicitse reka banza nanyibuke amenye n'ahantu tuziranye kubyumva tuje gatoke tuzi ngo unyibuke ariko abasore bikigiye mwajya mureka kwikina wowe tuziranye he cyangwa nkuziye ariko meri nundi bankuza ahantu hose rega nuko utambyiyoka neza rega bankuza ahantu henshi nigeze bahasanga twaraniganye kera nko muri gardienne ariko sinzi wanyibuka neza ngo Meri ni nyoko wanyu mukanyuraje unyite na nyogokuru asye umva wintashigiye musafuye musigara kure ntabwo nyaye musa binyana miki ndase agoreka umva umuntu mukurikira n'undi aranyuka ngwino mazigiye nishima gasikira utuma nishima cyane yowe mbona umwiriya ugiye umenya narira izo nizo ariko mwabigaba mwiko nabiyamye muri kunshaka y'ikiko mbahamagarira inzego z'umutekano mubibone neza Numvisha ibintu bigeze wambwiye icyo ushaka ataraduteza rero asikazi kisubona sobana kuntu kino cyane ari cyiza ahubwo nyine mba nabuza ahantu mera reka abasore twari abakera koko wawuza ahantu umuhera urashaka urukundo ndugusabira wabishobora se mvuga akazi ikintu ubikora ndagenda nguhetse kandi ndaraye n'ukuri ntacyo nzakwima to ibyo nabyo reka mbigukorera ikintu utanga uburere buteye imbere narisobanukiwe ikirezi TV nimwe banje wowe utarabimenya korasa mbuswe buniba mva rero sister mubu wanjye yagukunze kandi aramutse agize icyabo kubera wamwinya urukundo wazabibazwa we urukundo ubwo urabona uko musa nuko nsagewe hari aho twahurira nyagasozi gusa mva Meri twagusabaga ntitwagutegekaga noneho bikora kubyumva umva we ndabiyamye n'ikindi gihe ntimukajye mumenyera abo mubonye bose umva icyambere tega amatwi sinsa namwe
sinambara nkamwe singana namwe ubwo rero ndumva rero kwirwa mufata umuntu mukamufata nk'aho ari mugenzi wanyu ndabiyamye n'ikindi gihe muri kumva neza Subundi gasiki uno muntu murafiki. Bwenge rero nta kindi kintu turi gupfa. Umusore wagiye amukunze none kutwiryaho sha. Ariko bijyaho. Subundi uri umudamu cyangwa uri umugore. mva wakana we nawe nkwiyamye icyo ndicyo nagushinzwe kukimenya icyo nzi cyo nuko nzi ko nyiri inkumi kandi y'imyaka 18 What? Mumizira. Reka ngucire umugani. Utubwirire. Utubwirire rwose. Nawe yakipokare. Yari yatunaniye. Utazi umwanzi asiga umubiri. ariko wa mwana wo burarinda untega iminsi uyu myaka amaze ku isi niwe wiyimajije What? Uzi iyo umaze ariko ntabwo uzi iyo usigaje. Yego rata bwenge nibutse kana kuzakeneye gusarura. Ariko ejo aya mahirwe ushobora kuzayicuza. turashize none Umwana agiye kugusabira dore umugore waza umutahanye rwose umutahanye hatahuza ubwenge. Ushatse kuvuga ko ugenda itorosha nta bwenge ngira rero. Sinjya umugushituriye. What? Mwipfa ubusa we ahubwo mureke kumwinginga. ngo banyinginga ntibabireke njyewe se ndabinginga Ariko umukobwa mwiza washyize hasi agapira kemera umusore wanjye ko. Biza gusa se wavuze ko ari icyombo cyo muri umutima wanjye. reka ubwo butama bwa 2029 sha wagiye ububwira nk'aba bana muhagararanye Mon s'en fout hier. Mon s'en fout hier. Umva we umva se. Si bimeze bite ko nuze ni mugoroba utamamagara. bose ni ukuri pe wihangane navuye mu kazi nkererewe kandi na ya moto yawe intege yatobotse imbere ubwo rero ni uko ushaka ukuntu urihomesha narinzanye na ya mafaranga nyine ngakira ubwo ngiye gukomeza akazi ntugire ikibazo sibyo Nta kibazo komeza. ubu ni nawe wanarinje kureba reka Sawa nta kibazo. Jesus is Lord. Se kubonye amafaranga ugaseka uri inshuti yayo. ceceka wakana we ninde utayakunda se Noneho ari banke. Ariko yakundi ayi wacu yo yarya ni yayamora. Bite? Byiza. Gani, ndakubonye nibuka ko merewe muri mu mafaranga. Yari yankubye moteri y'imodoka. So wayaguka yamukirira hari ribi? Witinda hubuzana. Sha ufite ikizere. Kaze nyagure kabisa uyamumere. Yame nta kibazo. Kumire muniyihutira kwishura vuba vuba. Namusigaye maya ngaye. Uyamumere kabisa sibyo? Nta kibazo igende nta kibazo ndaza kuza kuyama nta kibazo. Mubwire ko ari inde? Ni Gaston. Umukunda kuza kugura ivyuma vy'imodoka. So urakuze cyane. Nta kibazo. Okay. Ndawe nubonye amafaranga ugaseka inyurubu umwemera gusa ahubwo ninjye uri bumwiteretere Mvaga ramfure ntabwo hakuna igikore kikunda amafaranga kuri. Reka tukihore twari twayo. Ese cyo uvugishije ukuri. Kandi ufite amafaranga ibintu birizana. Kandi unabimenye. Iyo ufite inyama imbwa zirizana. Kagendera. Nako imbwa ukarenza ibintu. Jesus is Lord. ariko mana yanjye nk'ubu wandemeraga iki koko kubera iki mba nongeye guhomba umusore nk'uyu nguyu ufite amafaranga ko Urahombye wari washoye angahe? kubasa gutya se byo si ibishoro Uzaza wibuka wa mugani nagukiriye.